Tubahaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official mwese abakoze sabone cyangwa se subscribe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nawe tuguhaye ikaze uje hano ku isengesho ribohora official ubwa mbere. Channel yanyu tunyuzaho ijambo ry'Imana n'amasengesho. Nawe tuguhaye ikaze niba ari ubwa mbere, Imana iguhe umugisha. Ntuze kugenda udakanze sabone cyangwa se subscribe. Uwiteka aguhe umugisha. Reka dusenge duhamagara umwuka w'Imana, ubundi nyuma y'umwuka w'Imana namanuka tuganire ku magambo y'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana isumba byose, Imana ishobora byose, tuje imbere y'amaso yawe nanone muri uyu mwanya. Turasenze kugira ngo wohereze ijambo ryawe katika jina la Yesu, kuko handitswe yuko wohereza ijambo ryawe rikabuza abantu kwinjira mu mva zabo ndetse rikabakiza indwara. Wohereza ijambo ryawe kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, rihure n'umuntu wese uje hano ku isengesho ribohora official, rihure n'umuntu wese ufite umutima ushaka kumva ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ngaho kakanya ntaba ari njye, ahubwo wowe muri njye uvugane n'ubwoko bwawe, wowe muri njye uvugane na buri wese uje hano ku isengesho ribohora official. Ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka dusabye twizeye, amen, amen, amen. Karibu nanone rero, nkuko natangiye nguha ikaze, tuje kuganira ijambo ry'Imana. Imana ijya yohereza ijambo ryayo rigakiza abo mu isi, kuko ibyanditse bigera bivuga yuko igihe kigeze kandi gikwiye. Imana yohereje umwana wayo aza afite ijambo rikiza abo mu isi. Imana ubwayo ni ijambo, ntiwayitandukanya n'ijambo. Icyo ikoze cyangwa se ishaka kurema cyose igicisha mu ijambo. Turi mu gihe rero cyo gusenya ibihome by'umwanzi yubatse kugira ngo adutangire tutagera aho tugomba kugera. Twagaragaje ukuntu ubwami bw'umwijima nyine bwubaka ibihome bitandukanye imbere y'ubuzima bw'umuntu, bugamije kugira. Twabonye ko ubwami bw'umwijima bwubaka ibihome. Ibyo bihome buba bugamije kugira ngo umuntu nagera aho yakagombye kugera abura aho amenera, abura aho aca. Ibihome twabivuga nk'ibisika cyangwa se ibikuta by'ubwirinzi ubwami bw'umwijima bwubaka. Iyo bumaze kunyaga umuntu, bukamunyaga bukamwiba bya bindi wibwe, baragenda bakabidepa mu madepo aho ngaho mu bwami bw'umwijima, bikazahabwa abaramya cyangwa se bamwe mu bakozi bo mu bwami bw'umwijima cyangwa se abana b'ubwami bw'umwijima. Niyo mpamvu rero iyo usomye iri jambo ry'Imana tubona muri Yesaya igice cya 45, igice cya 45, aho ngaho uhabona amagambo y'Imana, amagambo akomeye cyane avuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Ngo reka dusome icyo cyanditse cyumve, wumve ukuntu ijambo ry'Imana rivuga aho ngaho. Urahita utahura ikintu runaka cyangwa se urahita usobanukirwa ibyo turi kuvuga, kuko twari dusobanuye ko ubwami bw'umwijima iyo bumaze kwiba ibintu, bukiba imigisha y'abantu, ibyo bintu bigenda bikabikwa bigahishwa mu masi y'umwijima. Ya masi y'umwijima akazabikoresha abiha abana bo mu bwami bw'umwijima. Niyo mpamvu rero iri jambo riboneka muri Yesaya igice cya 45 warisobanukirwa, rivuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamumeneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mucingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima
n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye. Urumva ko iri jambo risoje rivuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu biri ahantu hiherereye. Ibyo ukeneye byose menya ngo hari ahantu biri mu mwijima. Imana ishaka kugira ngo ikujye imbere, imenagure izi nzugi z'imiringa, imenagure ibi bihindizi bicemo kabiri. Nakubwiye ngo ubwami bw'umwijima iyo bumaze kwiba bugasahura ibyo bwamaze kwiba, biragenda bigashyirwa mu masitoke mu bwami bw'umwijima. Byamara gushyirwa mu masitoke y'ubwami bw'umwijima, ariho ibyugi bikomeye n'ibihindizo bikomeye, ku mpamvu bubaka ano masitoke afite inzugi zikomeye ndetse n'ibihindizo bikomeye, baba bagira ngo ibyo basahuye batazabinyagwa. Niyo mpamvu aya masengesho ni amasengesho y'intambara y'umwuka. Uba ugomba kwinjira mu mwuka wambaye intwaro zose z'Imana, ugasenga utisengesheje, ugasenga ugusha ku ntego. Uba ugomba gusenga ugusha ku ntego. So rero urumva ko ijambo ritangiye ribwira ngo Uwiteka arabwira wowe, akabwira njyewe abo yimikishije amavuta, ati mbafashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo meneshe amahanga ari imbere yawe. Hari amahanga ari imbere yawe Imana ishaka kumenesha. Hari abazimu, hari abadayimoni, hari imyuka mibi Imana ibona nk'amahanga agomba kumeneshwa, agomba kwirukanwa. Ijambo rivuga yuko umuntu umwe muri twebwe azirukana abantu 1000. Ngo kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mucingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Hari abantu bagomba gukenyuruzwa kugira ngo wowe ukingurirwe inzugi mu izina rya Yesu. Ndagusengera nisengera kugira ngo hagire abantu bakenyuruzwa kuri tariki ndetse no muri uku kwezi. Imana igira abikenyuruza mu ruhande rwawe, abakuzi n'abatakuzi, kugira ngo ikingure amarembo mu izina rya Yesu. Birashoboka wari uri mu buzima utabona irembo ryaho guca kugira ngo ugere ku masezerano. Nta rembo wabonaga ryaho ibyawe bigomba kunyura. Nawe nta rembo bwawe wabonaga uryaho wanyura kugira ngo ugere kuri iriya ntego, kugira ngo ugere kuri icyo uri gufokasinga, kugira ngo ugere kuri icyo uri gutekereza. Rero mu rwego rwo kugira ngo ugere kuri icyo kintu uri gutekereza, cyangwa se ugere kuri icyo kintu Imana yagambiriye ko ugomba kugeraho, iravugana nawe kugiye gukenyuruza abami. Iyo bivuga ngo ngiye gukenyuruza abami, ni abantu bakomeye bari hejuru y'ubuzima bwawe, bafite ubushobozi bufatika. Ndagusengera ngo abo ngabo bafite ubushobozi bufatika bw'ibifatika, Imana ibakenyuruze ku bwawe mu izina rya Yesu. Imana iguhe connection, iguconnect, kuko ni Imana ikorera mu bantu. Ibi ngibi igiye kubikora kugira ngo amarembo yawe yugururwe mu izina rya Yesu, n'inzugi zawe zibashe gucinguka. Nakubwiye ngo iyo ubwami bw'umwijima bw'ibyo bugasahura, ibyo bw'ibye burabijyana bugacinga, bukabikingirana bigashyirwa mu masitoke. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo kugira ngo n'imiryango yawe cyangwa se n'inzugi zikinguke. Izi nzugi ziba zarakinzwe nande? Ziba zarakinzwe n'abakozi ba Satani, ziba zarakinzwe n'abarusi. Ndagusengera kugira ngo inzugi zose z'imigisha zakinzwe zawe zikinguka no masaha mu izina rya Yesu Kristo. Inzugi zose zakinzwe ku buzima bwawe n'ubwanjye, ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo zikinguke. Uko byari bimeze mu gihe cya Petero, itorero rigize umwete wo kumwingingira no gusenga. Ijambo rirambwira ngo iyo Herode amaze kubona ko yishe Yohana, ngo yaje kwiyongeza afata Petero, ngo nawe amushyira muri gereza. Ngo ariko buri buke akamusohora, akamutanga nawe agacibwa igihanga. Ngo itorero rirasenga. Hanyuma ngo marayika aramanuka asanga Petero aho yarari, ngo kuko yaraboshye iminyururu ku maguru no ku maboko, kandi ngo yararinzwe n'abasirikare bagera muri 16. Hari 4 bari imbere,
hakaba n'abandi bari bari inyuma y'inzu bari bari ku muryango, hakaba n'abandi 4 bari bari hanze, n'abandi bari bari inyuma. Ariko ijambo rivuga yuko bari bagose igikuta, bari bari hirya y'igihome cyangwa se bari hanze y'urugo cyangwa se hanze y'igipangu. Mujya mubona uko gereza ziba zubatswe. So noneho ngo sasa marayika aramanuka aramukomanga, akimukomanga aramubwira ngo byuka ugende Petero. Petero we agira ngo ari mu nzozi. Ako kanya ngo iminyururu yahise icika iradohoka, ngo baca ku rugi rwa mbere rurikingura, bagera ku rugi rwa kabiri rurikingura. Ntumbaze ngo abarinzi byari byabagendeye gute, abarinzi ntibamenye icyabaye. Bagera ku rwo hanze narwo rurikingura, ngo hanyuma ngo Petero marayika mwati ngaho komeza ugende. Petero ngo mu kugarura kenge we yibwiraga ko ari mu nzozi arimo arabirota, yari arimo ararota, we yibwiraga ko ari kurota, nyamara ibyari biri kuba byari reality, byari ukuri. We ibyamubagaho yarazi ko ari mu nzozi arimo ararota. Ngo noneho agaruye akenge niho yasobanukiye ko Imana yamanuye marayika wayo ikazi kamukura mu maboko y'ababisha biwe bashaka kumuhitana. Ndagusengera kugira ngo Imana imanure marayika wayo ku buzima bwawe, agufata akaboko mu izina rya Yesu. Aho wari warakingiraniwe hose hagati y'ibihome by'umwanzi, ibyo bihome bisenyuke mu izina rya Yesu. Ibyo bihome bikubitwe hasi, marayika agutambutse, marayika akujimbere, imiryango yicingure ku buzima bwawe, imiryango yicingure mu mibereho yawe. Bihome umwanzi yari yarubatse by'imibereho iruhije, ubwo burushyi busenyuke ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Imibereho umwanzi yari yarubatse ihangayikishije, yarubatse ibintu bimeze nk'imihangayiko kuri wowe. Iyo mihangayiko isenyuke mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo imihangayiko itandukane nawe mu izina rya Yesu, n'uburushyi butandukane nawe mu izina rya Yesu. Jambo rirambwiye ngo nuko nzakujya imbere ahataringaniye maringanisho. Hari ibintu ubona bijagaraye mu buzima bwawe, hari ibintu ubona bitari ku murongo, hari ibintu ubona ubwawe mu buzima bwawe, nawe ubona imbere yawe bimeze nk'imisozi, misozi iruhanyije ugenda uterera uzamuka, umutima wawe uzamuka, ariko iyo misozi ukayizamuka ntirangire. Iyo misozi wazamukaga itarangiraga, Imana yikubise hasi, inaifanya iwe tambarare, milima hiyo ikawe tambarare mbele zako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndagusengera ngo iyo misozi hinduke ikibaya. Mana yahamagaye Zerubabeli, namwe ngo Zerubabeli we, yewe wa musozi munini, wiyitiki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Uwo musozi Imana ivugane nawe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihome Imana ivugane nacyo kiri imbere yawe mu izina rya Yesu. Wagihome imbere y'uyu musore, imbere y'uyu mugabo, imbere y'uyu mukobwa, imbere yanjye wiyitiki, uzasenyuka ugwe hasi mu izina rya Yesu. Nawe wa musozi uzariduka uhinduka ikibaya. Uko niko Imana yavuganye n'umusozi wa Zerubabeli, irawubwira ngo uzariduka uhinduke ikibaya. Muri iri jambo rero turimo turasoma Imana iravugana n'umuntu ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma mbicemo kabiri. Nagusobanurira ngo ubwami bw'umwijima bumaze gusahura, ibyo bwamaze kwiba biramanurwa bigashyirwa muri stoke. None iki gistoke cyari kiri ubwami bw'umwijima bwari bwarabitsemo ibyawe. Imana ije kugituritsa mu izina rya Yesu, ije kucimena, kuko ijambo riravuze ngo n'inzugi z'ibihindizo n'iz'ibyuma byose ngo nzabicamo kabiri. Hari ibintu Imana iciyemo kabiri kugira ngo utambuke uve ku rwego ujye ku rundi. Ndavugana n'umuntu wizera umwami Yesu Kristo, ndavugana n'umuntu usenga, ntabwo mvugana n'umupagani,
ntabwo mvugana ijuru ribacemo kabiri mu izina rye. Abo bagutera ijuru ribacemo kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bikurwanya utabonesha amaso yawe, biri hirya y'amaso yawe, biri hirya y'umubiri wawe, byo bikubona utabibona, ndagusengera ngo mu izina rya Yesu marayika witeka bicemo kabiri, imbaraga z'Imana zibicemo kabiri. Ngo nzagira gute? Ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Hari umugisha wawe Satani yibye arawumanura mu mwijima, uhishwa mu isi yiwe. Iyo birivuga umwijima umenye ko Satani ari umwami w'ubwami bw'umwijima. Hari ubwami bw'umwijima bwagutwaye ibyawe, hari ubwami bw'umwijima bwatwaye inyenyeri y'amagara meza. Urwaragurika ku manywa na nijoro, indwara zigenda zisimburana ku buzima bwawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo izo ndwara utezwa n'ubwami bw'umwijima zigwe hasi, zitandukane n'umubiri wawe. Gira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo, nawe meza mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nongere mbisubiremo nk'uko twabivuze, ntabwo indwara ari umugabane wawe, ntabwo ubukene ari umugabane wawe. Ijambo rirabwira ngo yikenesheje ku bwacu kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga, niko ibyanditswe byera bihamya. Aha rero urabwirwa ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu ho mu mwijima, n'ibintu biri ahantu hiherereye, ngo n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye. Ubwami bw'umwijima bwamaze kwiba burahisha, buzi guhisha pe. Ndagusengera kugira ngo ikintu Satani yaguhishe, amaso y'Uwiteka ijisho ry'Imana rikureberera, riguhereza icyo wahishwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera kugira ngo ibyo wahishwe wari wagenewe, hari ibyo wagenewe ubwami bw'umwijima bwaguhishe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nzaguha ibintu biri ahantu hiherereye hahishe. Hari ibintu rero uhishwe amaso yawe byakugenewe, hari ibintu amaso yawe atari kubona ariko bihari bibikiwe wowe. Nkuko iki cyanditse ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isiraheli. Ntabwo ushobora kumenya Imana utabonye imbaraga zayo ku buzima bwawe. Ntabwo ushobora kumenya Imana utabonye ibyo ikora ku buzima bwawe. Birashoboka ukaba waramenye Imana kuri aba Bisiraheli, waramenye Imana hano ku nkuru zo muri Bibiliya ku bantu Imana yagiye ihura nayo nabo ibakorera ibitangaza. Imana rero irashaka kugira ngo uyimenye ku byo ikoze ku buzima bwawe. Imana irashaka kugira ngo uyimenyeye kuri ibyo byose ubona byananiranye mu buzima bwawe bidakunda. Ibyo ubona byananiranye, ibyo bidakunda, ibyo byanse, ibyo ni byo Imana ishaka kukwiyerekeraho bikagutera kuyimenya. Wamenye Imana ya Dawidi yica Goliyati, umenya Imana y'Abisirayeli ibambutse inyanja itukura, umenya Imana ya Ana Imana imuzibura inda agasama akabyara, umenya Imana ya Morodekayi imbere ya Hamani. Noneho rero sasa Imana irashaka ko kwiyereka, apana iyo wagiye wumva uyimenya ukayimenyera ku bantu bo muri Bibiliya. Irashaka kugira ngo ikwimenyekanishe, igire gutera, yani inataka ijitambulishe kwako. Mungu anataka kujitambulisha kwako kupitia muujiza anaotaka kutenda kwa maisha yako. Imana irashaka ko imenyekana ku buzima bwawe, cyangwa se yimenyekanisha wowe ikakwimenyesha. Bivuze neza, Imana ishimwe. Imana irashaka ko kwimenyesha biciye mu mbaraga z'ukuboko kwayo, igaragaje ku mibereho yawe yariruhije, igaragaje kuri izo ndwara zari zarananiranye. Ubundi se Imana itagaragariye ku bidashoboka, wamenya ko ari Imana? Imana ni Imana imenyekanira mu bidashoboka. Bya bindi abantu bashobora cyangwa bagukorera,
ibyo ntago binakozwe wavuga ngo nyine n'abantu babikora kugira ngo rero Imana igaragaze ubuhangange bwayo n'imbaraga zayo. Byabaye ngombwa ko ijyana Abisirayeli ku nyanja itukura ibagezayo, yemera ko igitero kibakurikirana kibashoreye kigamije kubica cyangwa se kubasubiza mu buretwa. Imana yemera ko icyo gitero kibakurikirana, inangira umutima wa Farawo n'ingabo za Farawo bakurikirana Abisirayeli. Hari ibyo Imana yanangiye imitima ku buzima bwawe bigukurikirana, bizi ko ari ibihangange, bizi yuko bishoboye, bizi yuko ntacyo byakurangije, yabinangiye umutima byibwira yuko byakurangije, bigukurikirana amanywa na nijoro bizi yuko utabicika. Imana yabinangiye umutima kugira ngo ibyimenyekanishirizeho ugukomera kwayo mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana yemera kubaca mu bikomeye kugira ngo ibereke gukomera kwayo. Hari abantu Imana yemera kubaca mu ntambara nyinshi cyane kugira ngo igaragaje uburwanyi bwayo n'ubuhangange bwayo mu ntambara. Hari abantu Imana yemera kubaca mu bihe by'ubukene bukomeye kugira ngo igaragaze ko ariyo soko y'ubutunzi. Hari abantu Imana yemeye ko barwara indwara zidashira zananiranye imbere y'abaganga kugira ngo igaragaze yuko ibinaniye abaganga byo ibishoboye. Ubuhangange bw'Imana bugaragarira mu bidashoboka. Ubuhangange bw'Imana bugaragarira mu byananiye abana b'abantu. Ubushobozi bw'ijuru bugaragarira mu gihe ubushobozi bwa kimuntu buba butagishoboye. Ubushobozi bwawe bufite aho bwagarukiye, ubw'abaganga bufite aho bwagarukiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubushobozi bwawe bwagarukiye, aho niho ubushobozi bw'Imana bugiye guseruka, aho niho ububasha bw'Isumba byose bugiye guseruka. Ndagira ngo nkubwire ngo iri kuvugana nawe ikakubwira ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu biri ahantu hahishwe kandi ngo hiherereye. Ibyo Satani azi yuko yaguhishe, Uwiteka gucane ku maso ubibone mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo umwanzi azi ko yaguhishe, ibyo azi yuko yakingiranye agashyiraho inzugi z'ibyuma n'ibihindizo byabyo, akumva ko yakinze yarangije, hari imbaraga z'Imana zije gusenya izo nzugi. Hari imbaraga z'Imana zatangiye kuritura izo nzugi n'ibyo byuma n'ibyo bihindizo by'ibyuma. Imbaraga z'Imana zatangiye kubicamo kabiri, imbaraga z'Imana zatangiye kubinyeganyeza. Mu isi y'umwuka ndabona hari imbaraga zirimo ziranyeganyeza ibintu biri imbere ya. Zamura ibyiringiro ugira kwizera. Izo ndwara zatangiye kunyeganyega kugira ngo zive mu maraso yawe. Izo ndwara zatangiye kunyeganyega kugira ngo zive mu mubiri wawe. Icyo kibazo imbaraga z'Imana zatangiye kukinyeganyeza kugira ngo kikuve imbere. Izo nzugi zatangiye kunyeganyezwa no gutigishwa kugira ngo zigwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo izo nzugi ziranduke mu izina rya Yesu. Ndatura kugira ngo izo nzugi zisenyuke n'ibyo bihome bikubitwe hasi. Buri gihome cyose Satani yubatse mu buzima bwawe, buri gihome cyose Satani yubatse ku bukungu bwawe, icyo gihome gisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Igihome yubatse ku rugo rwawe kugira ngo urugo rwawe rudatobora rutajya imbere, icyo gihome gisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Igihome yubatse imbere y'umuhamagaro wawe, arabizi ngo yarakurangije mu muhamagaro, icyo gihome ndagisenyesha izina rya Yesu Kristo. Mpagararanye n'izina rya Yesu Kristo, tusenye buri bihome byose Satani yubatse. Sengana nanjye rino sengesho, vuga uti mpagararanye n'izina rya Yesu Kristo. Ndasenya buri gihome cyose ubwami bw'umwijima bwubatse ku mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya igihome cy'uburwayi ubwami bw'umwijima bwubatse ku mubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya igihome cy'icyangiro n'igisuzuguriro umwanzi yubatse mu buzima bwanjye no mu mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanura yuko ibihome byose abarozi bari barubatse imbere yanjye byose bihiritswe hasi mu izina rya Yesu Kristo.
kandi buri nzugi zose zari zikinzwe, inzugi z'imigisha, inzugi z'imibereho, izo zugawe, iz'akazi, iz'iterambere, inzugi z'ubwoko bwose ubwami bw'umwijima bwakinze, ndatura ngo zikinguke mu izina rya Yesu Kristo. Ukinga ntihagire ucingura. Handitswe yuko umwami nizera ko ari ufite imfunguzo, ni ukinga ntihagire ucingura, ni nawe ucingura ntihagire ukinga. Mu izina rya Yesu ndatura ngo muri iryo zina rya Yesu Kristo umuryango imbere yawe ucinguke, urwo rugi rucinguke, nawe bitsimangira utsindagira ngo rurakingutse mu izina rya Yesu Kristo. Shimangira ko urugi, umuryango wari ukinze n'urugi rwari rukinze imbere yawe ko rukingutse mu izina rya Yesu Kristo. Turuti ibihindizo bicitsemo kabiri, indwara zicitsemo kabiri, izo ndwara zitandukane n'amaraso yawe, ubwo burwayi butandukane n'amaguru yawe n'amaboko yawe mu izina rya Yesu Kristo, ubwo burwayi butandukane n'ayo mara yawe mu izina rya Yesu Kristo, ubwo burwayi butandukane n'izo nyama zo mu nda yawe n'umubiri wawe wose mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo iyo diabete itandukane n'amaraso yawe n'umubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, iyo hypertension itandukane nawe mu izina rya Yesu Kristo, iyo paralize iruhande rw'uburyo itandukane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo we paralize itandukana n'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ubwo burwayi bwo mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo bwafashe ku bwonko butandukane n'ubwonko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo mu isi y'umwuka ahantu hose washyizwe hagati y'ibihome by'ubwami bw'umwijima, ibyo bihome bisenyuka uveyo, ubugingo bwawe buve hagati y'ibihome by'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo bugingo bwawe buve hagati y'ibihome by'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakura amazina yawe n'ubuzima bwawe ahantu byari biherereye mu isi y'umwijima, ahantu byari biherereye, ahantu nawe utazi utibona, aho ngaho Imana ihagukure mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Araturuti ndahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Subiramo uti ndahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Aturuti aho nari narazitiwe, aho nari narazengurutswe n'ubwami bw'umwijima bwango si buryo ni bumoso, mvuye aho bari bangoteye mu izina rya Yesu Kristo. Aturuti mvuye mu gicu cy'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka ndabona hari umuntu wari uri hagati mu yamugusa imbere n'inyuma, ashaka kugufata mpiri, ashaka kugufataho bugwate. Wowe wari ugiye gufatirwa bugwate muri ubwo bukene bukomeye ugasubira inyuma ukajya mu byaha, wewe wari ugiye gufatirwa muri ubwo burwayi bukaba bwakujyana, nkuvanye muri icyo gico wari wagotewemo mu izina rya Yesu Kristo. Ntumye marayika witeka kugira ngo agufate ukuboko agukura aho hantu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndetse ndagusengeye kugira ngo n'ibyawe byose wari warariganyijwe bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Nkubise mpashe mpiri, nohereje abamarayika mu isi y'umwuka begeranye buri abo banyazi bose bakunyaze, abo banyazi bakunyaza, bashatse kukunyaga amagara meza, bashatse kukunyaga ukuboko kwiza, bashatse kukunyaga igikundiro, abashatse kukunyaga kwemerwa, abashatse kukunyaga iterambere ryawe, abashatse kukunyaga amahirwe yawe, abashatse kukunyaga imyaka yo kurama kwawe, abashatse kukunyaga iyo ntebe Imana yaguteretsemo, iyo ofisi yawe, abafite ishyari ry'iyo ofisi yawe bumva bagusimbura bakaba bakunyaga uwo mwanya, abo bose ndatura ngo marayika birukane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abakubarira iminsi yo ku ntoki mu isi y'umwuka, ndi kumva hari abantu Satani abarira iminsi y'abayibarira ku ntoki, yumva yuko awe yamaze kugena n'igihe bagomba kuvira muri ubwo buzima. Ndagusengera mu izina rya Yesu atura ngo ntabwo ubuzima ngomba kuvamo igihe nk'iki ngiki. Niba uri kunyumva urwaye, niba uri kunyumva utameze neza, aturuti sindo wo gupfa mu izina rya Yesu Kristo muri iki gihe cya none. Aturuti sindo wo gupfa mu izina rya Yesu Kristo muri iki gihe cya none. Nagira ngo nkwibutse ko uwitwa Hezekiya yanze urupfu
kandi urwo rupfu rwari rwamuteguje, hoherejwe umuhanuzi umuteguza ko agomba kwitegura rukaba, kuko atari uwo gukira. Ariko Hezekiya akirana narwo mu buryo bwo gusenga, ararwanga. Nawe niba unyumva ufite uburwayi urembye, tangira urwanjye uvuge uti sindi wo gupfa mu izina rya Yesu muri iki gihe cya none. Wikwemeranya n'urupfu ngo rugutware imburagihe utabishaka, mu izina rya Yesu. Atura ko ubwo burwayi atari bwo kugutwara, atura ko ubwo burwayi ugomba kubucira mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko utari ingumba ugomba gusamuka byara mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko utari umukene ugomba kuba umukire mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko utari umuhombyi ugomba kuzajya ukora ukunguka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bihome by'ibihombo wubakiwe imbere yawe ndabikubita hasi, ibihombo bigwe hasi. Amadeni yabaye nk'igihome ku buzima bwawe ndayahanurira kugira ngo agwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanurira buri kimwe cyose kimeze nk'igihome ku buzima bwawe gisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Nawe n'akanwa kawe koresha ko kanwa kawe, akanwa kawe kararema, akanwa kawe icyo kavuze kiraba. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo ndatura ko icyari kingoye cyose kitazongera kungora mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ko ibyari byaranze ko uyu munsi bikunze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Mwami, ndagushimira Mwami kuri Imana isenye ibihome, kandi ukaba ukinguye inzogi zari zikinzwe kuri uyu mugabo, kuri uyu mugore, kuri uyu mukobwa, kuri uyu muhungu, kuri aba bene data bumva ubu butumwa. Ndagushimiye ko hari abantu ucinguriye imiryango yari yaracinzwe n'umwanzi, kandi ndagushimiye ko hari abantu uvanye ibyabo Mwami ahantu byari byaracingiraniwe, ahantu bari barakinze bagashyiraho ibyugi by'ibyuma n'ibihindizo by'ibyuma kugira ngo uyu muntu atazagera ku mugisha we. Ndagushimiye ko ibi bihindizo by'ibyuma biciyemo kabiri, izi nzugi zikaba zicingutse. Iyo umuntu yari yarahishwe ubutunzi bwe, iyo umuntu yari yarahishwe urugo rwe, iyo umuntu yari yarahishwe ingendo ziwe, yari yarahishwe business ye, yari yarahishwe akazi ke, yari yarahishwe amahirwe ye, yari yarahishwe umufiyanse we, yari yarahishwe urubyaro. Ndatura ngo aba bantu bari barahishwe ibyabo byaranyazwe bigahishwa mu mazu y'imbohe, bigahishwa kwa Satani. Ibi bari barahishwe n'ubwami bw'umwijima. Ndatura ngo buri wese abonye ibye mu izina rya Yesu Kristo, kandi natuye ko nanjye mbonye ibyanjye ubwami bw'umwijima bwari bwamishe. Sekiria holi ya rapa tasa krababa lioboneze kiria rapa tasa krababa holi ya. Ndagushimira ko n'ibyanjye bibonetse, ndagushimira ko ibya buri wese wari uri muranyumva abibonye kandi akagonyera ku gihe. Nkubise hasi imbaraga zikerereza imigisha y'abantu, dayimoni bakerereza bakadindiza ibisubizo by'amasengesho, mugwe hasi mushe mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu birere bya buri wese wo muri twebwe. Ndatura ngo marayika w'isumba byose ni izina rya Yesu Kristo n'amaraso ya Yesu Kristo bikubitira icyarimwe ikintu cyose cyari cyaratangira ibisubizo bya buri wese wo muri twe. Urakoze Mwami ku bisubizo biraje mu izina rya Yesu Kristo, biraje mu izina rya Yesu Kristo umba amazina yose. Amen, amen, amen. Umwami aguha umugisha, Mwami akugirire neza. Wizerere muri iryo sengesho, hari icyo Imana ikoze mu buzima bwawe, kandi uraza kukibona mu izina rya Yesu. Ntuve mu mavuta yo kwizera no kwiringira ndetse no mu gusenga. Shalom shalom. Wari utarakanda subscribe ntugende utayikoze. Mugire ibihe byiza.